Ndabashimira mwese mukomeza gukanda subscribe no gukurikirana ibiganiro bya Dore Entertainment aho muri hose mukomeze kugira ibihe byiza. Twihuse ni ikiganiro tugiye kubagezaho hagati y'umuhanzi Mugisha Benjamin ndetse na Bruce Melody Tayiwacu ukunze kwita Munyakazi cyangwa se witwa Munyakazi. Ni umwe mu bahanzi nabo barikoroje by'umwihariko mu muziki nyarwanda, yagiye agaragara avuga ko byanze bikunze bagenzi be harimo The Ben na Meddy ko ari abanebwe. Inshuro nyinshi yagiye anavuga ko ngo niwe 001 bisobanuye ko ariwe muhanzi wa mbere mu Rwanda. Ubu tuvugana abikesheje bimwe mu bikorwa byiwe bidasanzwe yagiye yerekana, harimo indirimbo zitandukanye, amakorabo adasanzwe, harimo korabo yakoranye n'uwo bita BM muri Kenya, harimo korabo yakoranye n'uwo bita Calligraphy Jones, indirimbo bita Sawa Sawa yakoranye nawe muri Kenya, harimo amakorabo menshi yakoranye n'abahanzi bo muri Uganda, harimo amakorabo menshi yakoranye n'abahanzi bo muri Tanzania by'umwihariko Harmonize ndetse na Diamond Platnumz ariwe mwenyewe cyangwa se twakita ko ariwe muntu uyoboye umuziki wa East Africa. None ahangaha The Ben rero ni umwe mu bahantu bakoze amakosa adasanzwe. Abantu benshi bakomeza kuvuga ati The Ben, by'umwihariko abafana bavuga ati The Ben wadutengushye, The Ben ntabwo twari twiteze ko wakora biriya ibintu bidasanzwe byabaye. Rero ni ibihe? Ni ukuvuga ngo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mwaka w'2026 ndetse ni muri mwaka turimo, ukwezi ni uku nguku, ntaho iminsi irajya cyane. Ibi bintu byabaye ni ibintu bidasanzwe. Umuntu wari wibereye kuri BK Arena yaguha urugero cyangwa se example. Ni ukuvuga ngo The Ben yakoze ikosa atazigera yibagirwa mu mateka ye. Byaba bimeze nk'uko yashatse kugereranya Bruce Melody, amugeranye n'uwo bita Yamano. Atekereza ko Bruce Melody nava muri iki gitaramo akava trendinga, azahava trendinga, ariko agatrendinga ku buryo ki Bruce Melody yahawe kuba yakigaragaza cyane ko Bruce Melody amaze igihe asa nkaho ashitse cyangwa se asa nkaho yazimye. Umuntu agatinye ko Bruce Melody cyagera rwose yarazimye. Abantu bose batekereza ko nubundi The Ben ubwo bayamutumiye rwose Bruce Melody izina rye bongeye kurizahura. Ari kumva abantu benshi niko batiza, kandi kuko that was true, kwari ukuri. Ikintu gitangaje The Ben yibagiye ikintu kimwe, yibagiye ko umuntu ari gushaka kwiga muri ubwo buryo uwo muntu nawe ari kumwiga. Icyo gihe Bruce Melody na timu ye twabonye Bruce Melody ari kumwe n'abantu bakomeye by'umwihariko banasobanutse. Ngira ngo gutekereza kuba watekereza nk'umuntu Rocky Kimomo cyangwa se Rocky Kimomo ni umwe mu bantu bakomeye by'umwihariko muri entertainment yo mu Rwanda cyangwa se muri industry yo mu Rwanda. Nubwo atari umunyamuziki ariko by'umwihariko ya managinze abahanzi benshi harimo na Papa cyangwa ni umuntu usobanukiwe umuziki, ni umuntu usobanukiwe ubucuruzi. Rocky Kimomo afite abarenga miliyoni 1.8 by'abasubscribers kuri YouTube, afite abarenga miliyoni 800 by'abafollowers kuri Instagram. Bivuze ngo Rocky Kimomo ni brand, nawe ni brand, n'undi muntu udasanzwe muri industry. Ubitwa Bruce Melody ku ruhande rwe yari kumwe n'ubita Eminem ni umunyamakuru, akaba na manager wa Vestina na Dorcas. Afite ibikorwa byinshi bitandukanye by'umwihariko yakoze muri industry yo mu Rwanda, harimo nk'ikinyamakuru cyo MIE Empire. So nibyo bintu nukuvuga ngo iyo ni team iri kuri Bruce Melody. Tukongeraho witwa Philip yayoboye showbiz, ari mu bayoboye showbiz yo mu Rwanda by'umwihariko mu biganiro akora kuri The Choice ni kimwe mu kiganiro kirebwa cyane by'umwihariko ku rubuga rwa YouTube cyangwa se ku bantu bakunda entertainment bakunda gukurikira The Choice. By'umwihariko abantu bazi The Choice live kunda kuba Sunday cyangwa se ku cyumweru. Abantu benshi barabizi ko cya kiganiro kiri mu biganiro birebwa cyane. Ikindi cya kabiri yari ari kumwe n'abita ba Coach Gael umwe mu bakire bamaze kugaragaza ko ari umwe mu banyamafaranga. Abanyarwanda turabizi twese turahinda, dukunda umuntu ngo ufite amafaranga, kumva ko umuntu afite amafaranga hari na respect ugomba kumuha, utitaye ngo ni muntu ngo ni runaka, utitaye ngo umufana wa runaka. Byanze kunze ko umuntu ari umukire ugomba kumwubaha. Ibyo ni ibintu The Ben yirengagije. The Ben atekereza ko yatumiye witwa Bruce Melody nk'utumira Yamana. Ibyo bintu Bruce Melody ntabwo byari gukunda. Icya kabiri The Ben atekereje ko wenda naza kuza kuririmba nyuma Bruce Melody yabanje, ibyo bintu biza gutuma abantu bigaragaza ko The Ben ariwe muntu urenze. Ibyo bintu The Ben ntabwo yarakwiye guplaninga bya bintu, kuko The Ben wari ubizi neza ko ufite igikundiro, wari ubizi neza ko ukunzwe, wari ubizi neza ko ufite izina. Nubwo abantu bavuga ngo ni mu kigare, Bruce Melody nahoze mbona agenda posting amavideo menshi avuga ngo ngashaka gukura abantu ngo mu kigare. Ibyo bintu byose ntabwo ari kuvuga ngo wakoze ibingibi ngo wakoze ibingibi. The Ben ni umwe mu bantu bari bafite izina nakita ngo ridakoreka. Uri kumva, ni umwe mu bantu bafite izina ridakoreka by'umwihariko muri industry yo mu Rwanda. Kuko The Ben ugera nko kuranga The Ben wa 2017 wajyaga kujya muri Amerika, abanyamakuru bakarara kuri ku kibuga cy'indege i Kanombe baharaye baje saa 11 za nimugoroba, umuntu ari buze kuza saa 6.
z'ijoro cyangwa se nibuze kuza saa sita z'undi munsi, ugasanga abanyamakuru bahamaze iminsi ibiri bamutegereje. Ubu kuri ubu gurekeza ko ibyo bintu bitabaho, The Ben izina rye ryasubiye inyuma kubera iki? Kugira management mbi, kugira abantu bamuri hafi batari abantu basobanutse, batari abantu bameze neza, ni abantu bategereza nyine byako kanya twakora ibi ngibi twita tubigenza uku nguku, ariko ntabwo babasha gutekereza ngo barebe what next. Uri kumva nyuma y'ibi ngibi ni ibiki biri gukurikira. Abantu benshi bajya bavuga ngo Bruce Melody ngo yishyuye itangazamakuru ngo bavuge ko The Ben yakoze playback, ariko se umuntu wari kuri BK Arena, uretse nubwo The Ben nubwo yaba atarakoze playback, The Ben icyo kintu yakoze kubyo twavuga ngo The Ben yakoze igikorwa kirenze cyane. Ntacyo ushobora gutuvuga ngo wenda ngo igikorwa yakoze kirenze cyane n'iki ngiki. Ntekereza ko nubwo uri umufana wa The Ben, abantu bo twese dukunda industry no mu Rwanda, dukunda The Ben, dukunda Bruce Melody, dukunda Element, dukunda nyine, twifuza kubona industry yo mu Rwanda iri trends, ifite abahanzi bacu bafite amafaranga bameze neza. Iyo ni ishema ku gihugu cy'u Rwanda, ishema ku gihugu cy'u Rwanda. Twese iyo tubonye The Ben ari muri Range Rover, tukabona Bruce Melody ari muri Barabas, rero tugiye kumva Element nawe ngo yaguze wenda buceti cyangwa se akagura nk'indi modoka Range Rover, akagura iki. Man, ibyo bari ibintu bisa neza, bari ibintu bigaragara neza, bari ibintu bigaragaza ko umuziki uragabura, umuziki wagutunga. Nibyo bintu twese, nibyo bintu tuba twifuza, nubwo tuvuga ngo kuba bitunze of course we na nyungu bifitemo, ariko kuba abitunze nk'igihugu cyacu tubifitemo inyungu. Aragenda duhagararire, ejo bundi azatumirwa mu biganiro bikomeye muri Amerika. Twagiye kubona tubona Bruce Melody muri Good Morning America, twagiye tubona ba The Ben bajya kuririmba muri UN, baraduhagararira, baririmba indirimbo nziza, indirimbo nka I Can See. Iyo ndirimbo yatumye abantu benshi bamenya u Rwanda, what is Rwanda, Rwanda ni icyo gihugu, gikora gute, kiba abaturage babayeho gute. So ibyo ni ibintu bishobora kuba binyuze muri industry, bishobora kuba binyuze mu muhanzi ukomeye, umuhanzi nka The Ben, umuhanzi nka Bruce Melody cyangwa n'undi. So ariko ukuvuga ngo nyuma y'ibyo ngibyo wowe agaciro kawe nakahe? Ukuvuga ngo The Ben yashatse gukora Bruce Melody nyine nkaho he's a kid, n'umwana, n'umuntu ukunze kuvuga ibigambo, n'umuntu ukunze kuca ku bibuga, ku mbuga nkoranyambaga aganira. The Ben atekereza ko Bruce Melody ntabwo ari umwana. Bruce Melody nubwo bavuga ngo aricoma, ngafata ibikoresho ibiki n'ibiki, Bruce Melody yahereye kuva kera azi icyo umuziki ari cyo, azi icyo fame ari cyo. Bruce Melody nubwo nutse kuba ari nk'u Rwanda, nutse nuko ubwacu, nuko amahirwe turi mu gihugu cy'u Rwanda kirimo umutekano, kirimo amahoro, kirimo abayobozi beza batashobora gushyigikira ikintu kibi, Bruce Melody nko mu kindi gihugu yanaguhitana, yanakwicisha. Bruce Melody nuko Bruce Melody nuko atema, ugomba no kumumenya. Uri kumva? So nimba rero umuntu ushobora kumenya neza ko uwo muntu nta bintu by'imikino ushobora kumuzanaho, warangiza ugatangira gufata igitaramo ugashaka kukigira ibintu by'imikino. Noneho twagiye tubona nko mu gitaramo ugasanga The Ben ngo yazanye abana ngo ba Jay Polly. Man, of course it's a good thing kubona nyine wazana nk'abana ba Jay Polly, abantu bakishima, twongeye we are celebrating ko wenda abana bameze neza, turi kwishimira ko Jay Polly twamwibutse, ni byiza. Ariko these things ntekereza ko bitari bikenewe cyane, by'umwihariko wari ukeneye kuzuga performing, ukeneye kuza ukerekana ubushobozi bwawe. Kiriya gihe abantu bari muri competition, ariko wowe warajura byoroshya, ubigira ibintu biri easy. Uri kumva? Kandi uri gukompeta n'umuntu nawe utoroshye, umuntu nawe ufite ibigwi byinshi, hari n'ibyo akurusha. Uri kumva? So nimba umuntu rero ushaka kuza gukompeta muri ubwo buryo, ariko nukaza noneho woroheje ibintu, amasaha yagiye, umuntu yakoresheje stage iminota myinshi, wowe uraje amasaha ageze mu masaha 6:50 hafi saa 7, abantu bakeneye kuza guta. Why not ku buryo abantu batari gusohoka se ngo bagende? Ntabwo ari uko bari bakwanze cyangwa iki, ariko nukubanga ibintu byose wapanze byari byiza biri ku murongo, ariko ntabwo ugeze wipangira we ku giti cyawe ngo umenye ngo ngende nka The Ben ni igihe time nihaye, ku buryo abantu kandi bataza kuza bananiwe kandi baza no gutaha bavuga ngo ibintu ahubwo iminota yabaye mikeya. Uri kumva? Nubwo buryo kugira ngo ushimishe umufana, ariko The Ben ntabwo kuko yabiplaninze. So nukuvuga ngo nibyo kintu cya mbere nakita ko yatsinzwe. Ikindi cya kabiri cyo kuvuga ngo The Ben ngo 155 ngo Kenny Mugarura ngo bishyuye amafaranga itangazamakuru kugira ngo bamusebye n'iki. I don't care, nge ntabwo mbizi, sinzi niba banayishyuye cyangwa niba baranayishyuye, biraba, ariko nabo barayishyuye barayo gupfusha ubusa, kuko ntekereza ko ibintu byabaye The Ben ntabwo hari ahantu yigaragaje neza. So bireza kugenda gutera nyuma y'ibi ngibi. The Ben aza kuza kugarura agaciro kiwe yatakaje ryari? Ese ku itariki ya mbere azongera atumiye Bruce Melody bigaragara nk'ari igitaramo bahora bakorana? Ese iyi tour ya Rwanda tour bagiye gukora bose babiri iraza gusiga The Ben mushyize ku rundi rwego cyangwa se musubije inyuma hasi cyane kurushaho? Ikindi cya kabiri, bamusuzuguye, nahoze mbona afishi bashyize hanze iriho The Ben agaragaza nk'umuntu muto cyane. So nuko ngo ni ibintu bitari byiza.
So, njyewe ku bwanjye The Ben kimwe mu bintu bya mbere twese turabizi ko nubwo The Ben ni umuhanzi w'international, Bruce Melody ni umuhanzi w'international. Bruce Melody urwego rwose yakoraho ubu tuvugana, nubwo twabonye kurabo nziza yakoranye na Diamond Platnumz, nahoze mvuga amakorabo yagiye akorana n'abahanzi bo muri Tanzania, yakoranye no muri Uganda, ba Chameleone bose nubwo batarakorana ariko baraziranye n'abashuti. Bruce Melody ni umuhanzi nawe umaze kuba international, ariko ntabwo bishobora kugera ku rwego nk'urwa The Ben. The Ben ni umuhanzi Bruce Melody ashobora kujya mu ntara wenda nko mu karere ka Rutsiro cyangwa se Rubavu cyangwa hehe agakubita performance nziza irenze The Ben ashobora kuhakora, cyane ko abantu benshi by'umwihariko bo mu ntara bemera Bruce Melody. The Ben rero kujya mu ntara ndabizi neza ko ugomba kuhakura amafaranga, ndabizi ko uhagomba kubona amafaranga wifuza, amafaranga yose ashoboka uzayabona, ariko nyine ikintu kimwe uzakora kigatuma izina The Ben risigara rimeze nk'umukungugu, ni ikintu cyitwa kuvuga ngo ugiye kujya mu ntara ugamije ngo kugenda ngo ujye ngo gukora ngo ibyo bitaramo ngo amafaranga uzayabone. Ariko ndakubwiza ukuri ko ntabwo The Ben ushobora kuzagenda ngo ujye mu ntara ngo have ngo hakuye izina ngo wenda ngo ukoze ngo ibikorwa ngo birenze abantu ngo bemeye ko ngo The Ben ngo ariwe muntu ngo urenze ngo mu Rwanda ngo man. Of course The Ben afite abafana benshi. The Ben umwe mu bantu bafite tayi nziza, umwe mu bantu bafite look nziza, ngira ngo abantu mwese murabizi ku rwego ujyangije na Bruce Melody. Ariko si ibyo bintu, nta abantu bo mu byaro mu ntara ngo mu Rwanda abantu bari broke, abantu barashonje, abantu bifite ibibazo. Bruce Melody indirimbo ziwe barazikunda, aririmba ibiririmbo by'ibifuti, aririmba ibiririmbo bibyinitse, ibiririmbo byo kwahuranya. Ibyo bintu abantu bo mu Rwanda mu ntara nibyo bintu bikundira. Rero uzasanga Bruce Melody nyuma yo kumenya ko The Ben akunzwe i Kigali, kandi abanyakigali bo bagabura kurusha abanyamuntara. Abo mu ntara benshi usanga bashaka ibitaramo ariko ugasanga ngo bashaka kwinjirira ubuntu. So bivuze ngo The Ben kimwe mu bintu agomba kwitondera nk'abafana, tugomba kubivuga nk'umufana, tugomba kubivuga nk'umufana wa industry yo mu Rwanda, ndetse nawe umufana uri kunyumva ufana The Ben cyangwa se ufana industry yo mu Rwanda, agomba kugenda yitonze amenya ko mu bintu agomba gukora nta bintu byo koroshya, nta bintu byo koroshya, bino bintu byo akunda kwikoreshwa byo kwikoresha utujeste tw'ubwana, ugasanga ari gukora ngo utuntu ngo kwerekana ngo ni one of a kind. Nahoze mbire bavuga ngo ni one of a kind. Man, we need a tukiri abantu nyine bakompeta ku buryo uvuga ngo man, this guy ibi bintu arabimerita, ibi bintu ko yarabigezeho kuno yarabimerita. Bruce Melody ni umuntu amaze kwerekana ko ariko nawe amaze kugira kundi rwego rudasanzwe, amaze kugera muri class 1 nkuko bigenda The Ben yagiye abitangaza. The Ben nawe agomba kwitonda ku buryo ki uyu mwaka cyangwa se ibyo bitaramo bizaba mu gatandatu bigomba kumusiga nawe izina ryo ryongeye kugarura ikuzo, cyane ko ubu ngubu ikuzo ryaratakaye. Nk'umufana w'industry yo mu Rwanda, umufana wa The Ben, umufana wa Bruce Melody, ntago nababeshya. Bruce Melody ni umuntu nta muwa mufitiye, nta muwe nazo. So The Ben agomba kwitwararika hano hantu, akamenya neza ko agomba kuhacana umucyo. Ngiye muri kumva cyangwa muteze amatwi ni Gatete, mugiye muri kumukira kuri Dori Entertainment. Kora